Azaza Yesu TV, isoko y'ubutumwa bwiza bukiza kandi bubohora. Inshuti bakunzi bavandimwe bakunzi ba Azaza Yesu TV, muraho neza. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Ni umukunzi wanyu Ndayisenga Hesron ugarutse kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana. Ndabakunda cyane rero. Ijambo ry'Imana nzanye uyu munsi ni ijambo ry'Imana rivuga ngo yabizura. Ni ibyawe Yesu yagira gute? Yabizura. Reka tubanze dusenga Imana. Mana yacu urera kandi urakiranuka, tuje kuvuga izina ryawe binyuze mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe bagiye kuryumva bose aho baherereye hose, ubahe gukizwa naryo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero ndongera ndabasuhuje inshuti zanjye bavandimwe. Niba urwaye ndakubwira ngo komera, niba ufite ibibazo ndakubwira ngo humura, Yesu ashobora byose. Niba kandi nta buryo buhagije bwo kubaho ufite, Yesu ni utanga uburyo. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero tugiye kuganiraho ni ijambo ry'Imana rivuga ngo yabizura. Niho byaba bigeze kure gute? Yabizura. Imana nishimwe. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 7 umurongo wa 11. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 7 umurongo wa 11. Nkunda Luka cyane. Luka yagiye akunda kuvuga ku bijyanye n'ubuzima, kubera ko n'ubusanzwe Luka yari umuganga, niko kazi ke yakoraga, yahamagawe ari umuganga. Hari igihe abantu bajya bibwira ko gukorera Imana ari byo abantu baciye bugufi cyane, ariko no muri bariya bose bahamagawe na Yesu nta wari uciye bugufi cyane wari urimo, ahubwo benshi bari bagiye bafite akazi gakomeye. Hari abaganga, hari abakoraga mu by'imisoro twageranye na Rwanda Revenue Authority y'iki gihe. Hari abantu bakomeye Yesu yagiye akoresha. Nawe rero wibwira ko hari aho ugeze ko Yesu atagukoresha, Yesu yagukoresha byashoboka. Ntabwo gukorera Imana ari byo abantu baciye bugufi gusa. Haleluya. Ariko inkuru nziza ngufitiye muri aka kanya nuko Yesu yabizura. Reka dusome muri cya gitabo nyine cya Luka igice cya 7 umurongo wa 11. Haravuga ngo azura umwana w'umupfakazi. Haleluya. Azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari upfuye, yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba gikoraho, abakikoreye barahagarara, ati muhungu ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose giherereye naho ngaho. Imana ishimwe. Haleluya. Ahangaha tubonye inkuru y'umupfakazi. Uyu muntu yari umupfakazi ndetse yari amaze igihe agize ibyago, agiye kujya gute? Agiye kujya gushyingura. Haleluya. Ariko Luka igice cya 7 umurongo wa 11 haratubwiye hati bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari upfuye, yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegereye ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara, ati muhungu ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Amen. Haleluya. Nk'uko rero twavuze ko intego yacu ari iyo kuvuga ngo yabizura, n'ibyawe Yesu yabizura. Ntabwo bigeze aho uyu mwana yarageze. Uyu mubyeyi yari amaze kwiheba. Umwana we yari yapfuye, ari umwana w'umuhungu yari asigaranye ngo w'ikinege, arangije arapfa.
umwana apfuye ngo bajya kumuherekeza. Bagiye kumuherekeza rero, bagiye kumushyingura, bageze mu nzira niho bagize amahirwe yo guhura na Yesu. Haleluya. Murumva, umuntu yapfuye, bagiye no kumushyingura. Ubwo iyo bagiye gushyingura, imva iba yamaze gucukurwa, ariko bashyitse mu nzira bahura na Yesu. Nanjye icyo nagusabira nuko wahura na Yesu. Haleluya. Uhure na Yesu mu bibazo ufite, ubona ko byarangiye, uhure na Yesu akore ku kibazo ufite. Yakoze ku kiriba rero. Ahari abantu baratekereje bati, uyu muntu ari gushinyagurira uwagize ibyago, ari gushinyagurira umurambo, kuduhagarika. Ndetse no mu buco wa Kinyarwanda burya nta muntu ujya wugamisha umurambo. Niyo imvura iri kugwa, barakomeza bakagenda bakajya gushyingura. Yo rero umuntu abahagarika ngo nimuhagarare mbaze ndebe icyabaye, bamwe na bamwe bari kumutera amabuye, ariko kubera ko ari Yesu wari ubikoze ntabwo byashobotse, ahubwo yamukozeho. Umwana ngo arongera aravuga, amusubiza nyina. Nyina agira andi mahirwe ya kabiri. Mu muco w'Abayuda nguko bisanzwe, iyo umupfakazi yamaraga gupfakara, atarafite umwana wo kumucungura, umwana w'umuhungu, byasobanuraga ngo bagomba kumusenda. Kiriya gihe yagiye gushyingura, haleluya, yagiye gushyingura, birashoboka ko abantu bari bamaze kugabana ibye byo mu rugo, kuko ntabwo yagombaga kuva gushyingura ngo agaruke mu rugo. Nubwo ari kuhagaruka, nta yindi minsi yari kuhamara, kuko niko ibwiriza ryavugaga, niko umuco wabo wabugenaga. Ariko kubera ko Yesu areba mu mitima y'abantu, akareba n'ibyo twebwe tudashobora kubona, Yesu aramuzura, umwana bamuzima. Haleluya. Hari ibyawe rero nawe Yesu yazura. Ahari ufite urubanza uri kuburana, Yesu yaruburana akazura ibyawe byapfuye. Ahari hari uburwayi bumaze igihe kinini ufite umurwayi cyangwa se urarwaje, Yesu yabizura bikongera bikaba bizima. Hari dosiye zawe zubamye, Yesu yazubura. Haleluya. Ukongera ukagira ubuzima bushyashya. Amena, amena. Ugahimbaza Imana, ndetse n'abayibonye bakishima bakafatanya nawe kunezerwa, nk'uko bari abantu banezererewe uriya mwana Yesu yari amaze kugira gute, yari amaze kuzura. Imana ishimwe cyane. Reka twongere dusome n'ubundi mu gitabo, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice 5. Mariko igice cya 5 turasanga indi nkuru y'undi mwana. Uyu munsi turi gusoma inkuru z'abana. Ndaza kubabwira aho bihurira n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, kuko umwana bisobanura ubuzima. Mariko igice cya 5 umurongo wa 35. Haleluya. Haranditse ngo azura umwana wa Yariyo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 5 umurongo wa 35 haravuze hati, akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi, bati, wa mwana ko yapfuye, uracyaruhiriza iki umwigisha? Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati, witinya, izere gusa. Ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjiye arababaza ati, ni iki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye, ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane. Arabaheza bose, ajyana na se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, ajya aho uwo mwana ari. Amufata ukuboko aramubwira ati, talisa kumi, bisobanurwa ngo, gakobwa ndakubwira nti byuka. Uwo mwanya ako gakobwa karabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane. Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenya, abategeka gufungurira ako kana. Imana ishimwe. Haleluya. Ahangaha tubonye inkuru y'umwana w'umutegetsi. Hari ibintu Yesu yakora bitakorwa n'umutegetsi. Uriya mutegetsi mukuru w'abasirikare yari yasanze Yesu, aza kumenya ko Yesu ari muri ako gace, ari muri iyo quartier. Aramusanga, aramubwira ngo akana kanjye kararwaye, washobora kugakiza? Yesu aramubwira ngo ndaza.
umutware aravuga ati nanjye ni umutware w'abasirikare, iyo nshatse kubabwira ngo bagire ikintu bakora njye ndategeka nkoresha itegeko. Ni nkaho yakabwiye Yesu ngo tegeka ntiwiriguza mu rugo iwanjye kuko nta nubwo ukwiye kugera iwanjye. Ariko haleluya, Yesu aramubwira ngo humura, kwizera kwawe kuragukiriza umwana. Nuko rero umutware w'abasirikare asubiyeyo, ashyitse yasanga abantu bari kurira baboroze ngo umwana yapfuye. Ariko Yesu arababwira ati uwo mwana ntabwo yapfuye, ahubwo agize gute, arasinziriye. Haleluya. Nubundi wakumva ari ugushinyagura, umwana ntiyapfuye kandi ibimenyetso byose by'umuntu wapfuye byagaragaye, umwana ntiyapfuye gute? Yesu kuje kudushinyagurira muri uyu muryango. Ariko Yesu arababwira ngo ntiyakundira kujyana n'abo bantu, arabaheza, aravuga ngo mwiheze, ajyana n'abandi bantu bakeya. Kuriya kwiheza bifite icyo bisobanura mu buryo bw'umwuka. Nawe mu gihe ugezemo, mu bibazo ufite, mu kigeragezo ufite, biragusaba kubanza kwiheza. Va mu rukivunge, va mu rusaku rw'abantu, va aho abantu bakubwira ko bitagishobotse, va mu bantu bakumanurira amavuta, va mu bantu bakumanurira kwizera. Haleluya. Wegere imbere akanya gatoya, ugende wenyine, wiherere, wereke Imana ibibazo byawe, wereke Imana ingorane urimo. Kuko Yesu, uko twabibonye, Yesu yahabizura, yakongera akabibyutsa bikaba bizima. Aho twabonye mu nkuru za mbere ko Yesu yazuye umwana we ufite imyaka 14. Imyaka 14. Kubura umwana w'imyaka 14 warugeze igihe cyo kukuryohera, cyo kuba wamutuma ahantu, cyo kuba yagucungura, ariko ukumva ngo arapfuye. Niho mu bibazo byawe, muri dosiye zawe zari zimaze igihe, ukumva ngo dosiye yawe irapfuye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu hari ibyo yazura, yabizura. Ubwo butunzi bwawe, business yawe igaragara nkaho yapfuye, Yesu yayizura akayigarura mu buzima. Haleluya. Ibyo bibazo byawe ufite bimeze nk'ibyarengeranye, abantu bamaze kugutera umugongo, abo mu muryango bamaze kugutera umugongo, abo mwasenganye, abo mwaherewe hamwe amasezerano bamaze kukumvisha ko bitagishobotse, ariko Yesu yabizura. Aracyafite imbaraga, za mbaraga zazuye wa mwana wa Yayiro, za mbaraga zazuye wa mwana wari ugeze kuri rya rembo rya Nayini, ry'umudugudu wa Nayini bagiye kumushyingura. Yesu yakongera akabizura. Usibye n'ibyo, n'uwapfuye akamara iminsi 4 mu gituro, Lazaro, Yesu yaramuzuye. Haleluya. Ahangaha rero mu bundi buryo ntabwo tuza kuvuga ko ari ukukuzura wamaze gupfa, ariko hari ibiba bigaragara nk'ibyapfuye mu mishinga yawe, mu migambi yawe, mu bibazo byawe, mu masezerano yawe. Abantu benshi ntabwo bacyumva ko Imana yavuze, baravuga ngo yarambeshye. Abantu benshi batangiye kwitakana Imana, ariko icyo Imana yakubwiye gihagarareho, kuko Imana ihagarara ku ijambo yavuze kugeza irisohoje. Haleluya. Bizasohora rero. Ndagira ngo nkubwire ngo uduteze amatwi, uri kureba iyi channel ya Azaza Yesu TV, Yesu yabizura. Haleluya. Yesu yabizura. Ndongera mbigusubiremo ngo Yesu yabizura bikongera bikabaho. Ibyo ubona bitagishobotse biracyashoboka, ku Mana biracyashoboka. Haleluya. Umwana hariya navuze, nababwiye kare ko mbasobanurira umwana ni ubuzima. Umwana ni ubuzima, kuko no mu Kinyarwanda, mu muco wa Kinyarwanda, iyo umuntu yapfuye basigara bavuga ngo harapfuye ariko yasize runaka. Ya shusho yiwe, ya sura yiwe, bya bikorwa byakoraga bagasigara babibonera muri wa mwana we. Haleluya. Ariko mu bundi buryo umwana n'ubundi nagakiza. Umwana nagakiza. Yesu rero yabizura. Ndagira ngo nkumare impungenge, nta biracika, nta birahinduka. Kuby'Imana yakubwiye biracyashoboka ko Yesu azagera gute, azabizura imishinga yawe, kongera akayizura, amasezerano ufite akayazura, iby'Imana yakubwiye akabizura bikongera bikabaho, kandi uzafatanya natwe guhimbaza Imana. Icyakora nibizajya bisohora, mujye mwibuka ko Imana yabivuze, mwongere mugaruke muyishime. Abayobozi bazaza TV bazajya babaha umwanya mushima Imana, kugira ngo bisubizemo ibyiringiro abandi bantu bazaba bafite ibibazo nk'ibyo namwe mwagize gute, mwagize mu minsi izaba yarashize. Bizaba amateka rero. Ibibazo byawe bizaba amateka, uko kwiganyira kwawe kuzaba amateka, uko kwangwa n'imiryango bizaba amateka, uko kubura epfo na ruguru bizaba amateka. Haleluya. Imana izagusubizamo ibindi byiringiro, yongere kuzure bundi bushya, yongere izure imishinga yawe, yongere izure ibibazo byawe, ndetse yongere nakuzure no mu gakiza izakuzura. Wongere umenye ko ijambo ry'Uwiteka ari ryo ryibivuze. Imana rero nibaha umugisha. Turabakunda aho muherereye hose,
kandi mujye mwibuka ko yabikoreye uri erega usibye na biriya tumaze gusoma, naho uri naho uhagaze aho ngaho ni mu mateka y'iby'Imana yakoze. Haleluya. Hari ibintu bigaragara Imana yagukoreye bigaragaza ko uko byari biri kera hari iby'Imana yazuye, hari iby'Imana yazamuye, hari iby'Imana yashyize hejuru, n'ubundi rero n'ibindi nabyo biracyagira gute, biracyashoboka. Imana nishimwe, Imana iriho umugisha. Rero nshuti bavandimwe mwese muri duteze amatwi, namwe muri kureba iyi channel Azaza Yesu TV, turabahumuriza tubabwira ko bigishoboka, hakiri ibyiringiro. Niko umwanditsi yavuze ngo haracyariho ibyiringiro ko igiti naho cyatemwa cyakongera kigashibuka. Haleluya. Hariya muri Yobu haravuga ngo umukiranutsi w'Imana ararinzwe, ngo naho yago ntazagira gute, ntazarambarara. Biracyashoboka rero kongera guhagarara ukaba wemye, nkuko umukozi w'Imana yavuze ngo nzahagarara ku munara wanjye ngo maze ntegereze numva icyo Uwiteka agira gute, icyo Uwiteka ambwira. Ndabakunda cyane, murakoze. Imana ibamugisha kandi Uwiteka Imana abagenderere mu byanyu, mu buzima bwanyu bwa buri munsi, mu kazi kawe, mu mishinga yawe, mu byifuzo byawe, mu bana bawe, mu babyeyi bawe, mu miryango uri kugenda usengera. Abatarakizwa Imana izabaha gukizwa, haracyari kare. Haleluya. Haracyari kare h'Imana. Ntabwo Imana igireba nkuko abantu bareba. Ntabwo Imana, ku Mana nta biracitse haba, ku Mana nta byacitse haba, kuko na Lazaro wari yapfuye amaze iminsi ni mu gituro, Imana yagize gute, yaramuzuye. Ndabakunda abari hirya no hino, abari mu mahanga, abari mu Rwanda, abo dusengana, abo dukorana umurimo w'Imana, abo twigana. Ndabahumuriza mbabwira ko bigishoboka ko ibyawe Imana agira gute, yabizura. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye kubw'ijambo ryawe tumaze kumva. Ijambo ryawe ritweretse neza ko bigishoboka ko hari ibyo wazura byapfuye. Aba bantu baduteze amatwi ndetse n'abari kureba iyi channel Azaza Yesu TV, ugire ibyabo uzura, ugire ibyabo ukiza. Mwami Imana Data, twese mu minsi iri imbere bazahagarara imbere y'iteraniro bagushima, bagushimira imirimo n'ibitangaza uzabakoreye. Abari kwa muganga ubasangiye ubakize, abo bamaze guhebuza ko byarangiye wongere ubasubizemo imbaraga. Wakoze cyane kuri Imana ishobora byose, kandi wakoze cyane kuri Imana igitwumva. Dusabye twiringiye mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Ciao ciao, turabakunda. Nkuko twabivuze, mujye mukora like, mukore share ndetse na subscribe kuri iyi channel yacu Azaza Yesu TV. Imana izabaha umugisha. Amen.